Akuye umunsi tugatangiriye hano tubona imodoka ijugunya umuntu wari uzingiye mu ishashi, twongera kubona umugabo hakurya hari imodoka umuntu atwaye yibereye kuri telefone. Gusa wa muntu bajugunye bigaragara ko yari akiri muzima, bamuzingazingiye nk'umurambo ku buryo atabasha no kwinyeganyeza no gusakuza nta muntu wamwumva. Gusa ku bw'amahirwe hari umugabo agiye kubona abona imodoka iri kuza isatira wa muntu bari bajugunye azingiye mu ishashi. Aravuga ati uyu muntu iyi modoka ishobora kumugonga, ndabona umuntu utwaye yasaze pe. Kumbi wa muntu wari utwaye yari yibereye kuri TikTok ari guseka. Mwibuke kuba mwatwara neza mwa bantu mwe mutazakora impanuka. Umugabo yaraje ahambira amaguru y'uyu muntu bazingiye mu ishashi, amanika umugozi hejuru utahari, reka mukuru ajya hejuru iyi modoka ireke kuba yamugonga. Imodoka yaraje igiye kumugonga ahita azamura wa muntu. Muri ako kanya twongera kubona imodoka iri ahangaha, umukobwa ari kuvuga ngo uriya muginga turamwikijije, sitwari kuzabona buryo ki twamwikiza pe. Umusore aramubwira ngo ni ukuri kubana nawe nari nabuze umuntu mbana nawe pe, ni nko kubana n'inyamaswa. Gusa yari afite amafaranga, nta kundi twari kubigenza atari ukuyamwambura tumwishe. Kumbi bariya nibo baziritse uyu muntu uri muri iyi shashi. Uyu mugabo uri hano arimo aratabara, yaramumanuye neza gake gake amushyira hasi. Aravuga ati ariko abantu baziritse uyu muntu gutya koko ari muzima mu ishashi bashakaga kumwica. Gusa umugabo yaje aramuhambura gutya mu maso abasha kuba yahumeka. Ku bw'amahirwe yasanze akiri muzima. Umukobwa yari mwiza cyane ari kuvuga ngo Mana Nyagasani, ubu si uyu koko, uyu byagenze gute? Umukobwa yavuye mu ishashi ari kurira cyane, ahita ahobera uyu mugabo umutabaye, aramubwira ngo Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Tubu koko bamoye iki ku buryo bashobora kuba baza bakampambira gutya mu ishashi bashyiramo imirambo? Umugabo aramubwira tugiye mbonye imodoka hano ijugunye ikintu cy'igikara, mbona ni wowe koko nza gutabara. Umukobwa aramubwira ati ni umugabo wanjye wanshyizemwo hano, ndetse ntihabara ryiwe kugira ngo banyice maze ubundi baze kuba babana mu mitungo y'ababyeyi banjye. Sha tuzi kuntu bankubitaguye, nashidutse nanjye ntazi ahantu ndi, nisanze nanjye banjugunye hano. Gusa ndagushimiye wa mugabo we. Ako kanya umugabo aramubwira ngo wa mukobwa we rero, sha hafi hano niho mu rugo, tihangane turebe ko nakugeza mu rugo uruhuke. Umugabo yatangiye kumuhambura. Mwibuke gukora subscribe. Umugabo baraje yari yituriye mu cyaro, araza hano aramubwira ati madamu rero ni hano hantu nibera, twibera hano n'umukobwa wanjye. Madamu wanjye yakoze impanuka, niyo mpamvu ubona nanjye mpambiriye gutya. Gusa ntugire ikibazo, uraza kuba wamera neza, nubwo ubona ari baramwe abagabo mwe mwibeshye nta mafaranga mugiraho. Umugabo aravuga ati uya ntago bishoboka. None se ntago bishoboka? Si ibintu ndi gukora namwe mwirebera. Tugushatse kumbwira ko amafaranga yari ariho yose bayaborotse? Cyane rwose, tisigara n'ibyawe. Gusa umukobwa arashimira, aravuga ati reka tugende turebe impamvu aya mafaranga atari kuvaho kandi nzi neza ko akiriho. Umukobwa arumirwa. Twigarukire hano umuntu wari uri mu biro aravuga ati nta n'isoni ba bagabo baje aha baramubaza ati kubera icyo amafaranga ashiraho. Muri ako kanya Alice yahise yinjira, bose bagwa mu kantu baravuga ngo uyu muntu ntitwamwishyura. Gusa aravuga ati amafaranga n'ayanjye rega, ni njye wayahagarikishije, mufite uburenganzira bwo gukoresha amafaranga yanjye se ntabishaka. Gusa umugabo aramubwira ati ni wowe se? None se uracyariho? Gusa Alice arababwira ati mwashatse kunyica, nicyo gihe namwe ubuhemu bwanyu bubagaruke.
gusa wa mugore yahise yitanguranwa aravuga ati ni ukuri Alice umbabarire, ni umugabo yanshutse rwose ndakwinginze nciye bugufi y'imbere yawe.